kabisa n'umuhungu wanjye Baby Stone musanze mubona kabisa mbabwira ngo mumeze mutari kubundi ko gaduroba byana ahantu ubona hatuje hari jardin nziza ndagira ngo noneho kabisa bateye abantu musaze tuzanira ibintu bya danger ati CPN TV 220 ko tugeze ahantu hameze neza cyane ntabwo ibintu biba byoroshye ubundi none tugira ngo dusatire uriya mukobwa uri gutera siporo ugaruka hano marena wa update kabisa hanyuma ewana uvuga ati ibintu ni fresh. Oh man, what's up kabisa n'umuhungu wanjye Baby Stone musanze mubona kabisa mbabwira ni mumeze mutari kubundi ko ibintu mbona ari fresh. Murabona ko ibintu bitaba byoroshye njya mbabwira ngo imisiri imbere nzagenda nzenguruka ahantu hose ahantu turi abantu barahabona murahabona na kwa braza niko bagunda kuhita abantu nkora ni kw'isi yakenda hari ahantu twari turi kujya bari batubwiye ko hari ibintu bidasanzwe aho hahoze ari kwa braza ngo hasiga habiri ibintu by'amasiporo cyangwa se by'imyidagaduro abakobwa n'abahungu n'ahantu ubona hatuje hari jardin nziza ndagira ngo noneho kabisa abantu bakurikirana CPN TV 250 ujye ugashyira ako kantu dukomeza tugende tujye kureba noneho abo bantu bameze bate ni bantu ki twakomeza dukomeza tugenda muvuga ati abantu musaza tuzanira ibintu bya danger ati CPN TV 250 ifite iri mu kazi noneho ndagira ngo twinjira aha hantu hari abapeti benshi bari gukora amasiporo ariko biba bisa nkaho umuntu agiye kubatungura kubera ko bavuga ati iriya televiziyo ibintu ituzanira kuko noneho ngiye ntarahagera mbonye ibintu bidasanzwe none ndagira ngo nambuke umupaka ninjira ahantu ngiye no kwambukira murahabona umuntu abari kwa braza abantu bakunda kwita kwa braza ameze nk'ahari Gisenyi sibyo murabona ahantu tumaze kugera ibintu byabo biba bimeze neza cyane tugeze mu kibuga hari amaniga menshi abatipe benshi bari mu myidagaduro noneho hari ahantu hari umukobwa ni mukobwa ubundi hari niwe dushaka dusatire sibyo ni nk'ibanga ry'abantu dutambuke twegera abo bantu murabona ko tugeze ahantu hameze neza cyane ntabwo ibintu biba byoroshye ubundi ibintu biba bikaze sibyo none ndagira ngo twambuke dukomeze hirya mu maniga hari abantu tipe bari hariya urabona ko bitaba ari ibintu byoroshye abakobwa ibana bateze amapanda n'ababebi bateze amagofero ibintu ntabwo byoroshye none reka dukomeze urugendo twigendere murabona ko tugeze mu kibuga noneho simushona ndagira ngo noneho twavanse imbere dusatira wa mukobwa murabona hari abapeti bari gukora amasiporo ibintu bitandukanye sibyo undi uriya mutipe nanjye niwe wanzanye hano none tugira ngo dusatire uriya mukobwa uri gutera siporo tumubaze uriya mubebi ni umwe mu bakobwa basanzwe bakora ibintu by'imyidagaduro amafilime n'ibiki none ndagira ngo dusatire tujyayo ibintu ntabwo biba byoroshye ubundi uyu mwaka turi mu mwaka kabisa ibintu bitoroshye cyane ndagira ngo dusatire hari abantu bari gufata icyo kunywa ibintu ni byinshi ubundi uyu munsi none ndagira ngo dusatire amaniga ari mu gakundi abapeti abana niyo mpamvu mbabwira ati CPN TV 250 hariya hari iniga itera amasiporo sibyo uriya mtipe ni umwe mu batipe abantu bagomba no kumenya ngiye none ndagira ngo satire uwo muniga mwibarize ku bya siporo siporo zimeze zite ndagira ngo twavanse imbere navuga ati reka dushake umutipe umwe muri abo none reka tumubaze sibyo abantu mukurikiranye CPN 250 kora subscribe maze ubone inkuru nyinshi abantu mwari mwarambuze nongeye ndabagarukiye uyu munsi none mbazanira inkuru z'umwaka reka nagere uyu mutipe amanza natwibwira amazina ni muntu cyari kubundi ni muntu ni ibintu akora bibaho reka none tumusatire tumubaza ati bimeze bite ubundi uyu mwaka urabona ari fresh bimeze bite musaza power papa power la semaine ndabona kabisa umeze neza cyane ndabona ibintu ari free ni neza ubundi ndabona ahantu gusanze bahita ngo ucyubone ugisozi naha mu budurira gisozi hano mu budurira n'abantu bavuga ngo ni ku gisi boy ngo ni ku gisi santimetre uriko musa ndabona wambaye style irenze ukuntu sibyo ibintu biba birenze sibyo none ndagira ngo nkikupitira inkuru ya danger ibi bintu bikora tubundi ibintu mbonye ukora ibi bintu bindi mu maraso nkuko nabyize nyiri mutoya bifata umwanya munini ariko iyo wabishyizemo umuhate urakora bikaza bro none ndagira ngo umbwire ubundi wabyize hehe ni ibintu byakujemo nka hano kuri ubu bwami bwanyu ngo babwita harya ngo kw'isi yakenda isi ya 10 buriya ni iriya kwishyamba hirya niyo si ya 10 kuki mwahise izo suzi ubundi zose
ni ibice by'abantu batuyemo bagiye batandukanye n'ibikorwa byabo byihariye. Ibikorwa byabo byihariye. Yo branch ni baby son CPN TV 150 ndagira ngo noneho wereke abantu ibikorwa byawe. Wankenganya ukadukupitira akantu ugakubita ugaruka bitanga ukubita interview noneho zirenze tugaruka ku mpano yawe tu. Ni ngombwa ngo umuntu agaragaza impano y'abantu kuri CPN TV 150 imyidagaduro. Uyu mupeti bavuze ati abantu benshi mujye kumusura ararenza n'abandi bantu hano ari impano zitandukanye. Ndagira ngo dukupitira akantu gato noneho ugaruka hano wenda uturutse hirya kameramane nawe ari update kabisa hanyuma ewana uvuga ati ibintu ni fresh wakadukubitira. Yes kadukubitira noneho turebe ya wereka abantu n'imyidagaduro yawe tu gato cyane. Yo murabona kabisa ko ibintu bitaba byoroshye amasiporo ibintu byinshi umupeti urabona ko afite imyitozo urabona kabisa ko ibintu ntago biba byoroshye yeah ibi bintu kabisa murabona ko mu Rwanda mbabwira ngo ewana baby son abayamanutse hano bita kw'isi yakenda mba nambutse ubwato nkavuga ati baby son ngwino ukora akazi abantu bajya bambaza ati baby son ibintu ukora kabisa wikura he ubundi bro ndagira ngo ubundi nkubaza akantu gato nk'ubu umukobwa wazanye n'umukobwa mukundana hano. Oya ngendi no life bisobanura iki nk'umuntu nkatwe tusazi icyongereza? Oya murashona kwisanuraho murumva turashona kwisanura ni iki bundi? ni nko kumedita akantu kagafiringa biri very way bro ko numva uri kuntungura uri kunkubitira mu myotsi very way man bro wose very way ni iki bundi dukubite nk'akantu kagastori ubundi kagastori gute bro ndashaka kukibariza gatoya kasore ndi kukubwira ni nk'akahe kantu mu buzima bwawe wabayemo kuva wavuka ko ari nk'abantu urabona mu buzima busanzwe tuba dufite stories zitandukanye uko uzanga ewana byewe kera nakundanye n'umukobwa aranyanga ariko mpita mukatira fo ubundi nko mu myidagaduro yawe ukora ushobora gusanga uvuga ati niyamye abakobwa nkora imyidagaduro reka kantu kambayeho naka ni nk'akahe gikaturutse ku muryango ni nk'akahe je mama yantaye ari indaye mama yaguteye ari indaye ubundi ni iki brother n'umubebe ubushingana ku mihanda ivenura reba abayinjiza abantu batandukanye b'ibigabo ngiye nabanze kuba ko bantimbaguraga basanze mu rugo tanigira imihanda. Yo wese ugira imihanda ati ye wana murumva ko byayibaza kabisa tuba tuvuga ati mama yantaye ndindaya umusaza arabivuze niyo mpamvu ugomba kuvuga ikintu cyakubabaje mu buzima. Ikiganiro cyacu rero kabisa kirakomeje bro ndashaka kukubaza mama waguturindaye ubundi wabifata gute? Uravuze ati ngiye mama yantaye ari indaya ubundi yagutaye ute? Agize ngo n'ubushake bwiwe nanjye bituma nibera nora ifu buri musista wese mufata nka makangu makangu gute? Umuntu wafo kubera yuko bamwe muri bo ni beza ariko abeshi ku mutima ibana ni fo. Hano kw'isi yakenda kwavuga ko abinda za danje zirenze zibyiwe kibundo bifata ute? Oye naha abasista bahaba bindaya nagari ibyuki n'amashyano ibyuki n'amabebi meza n'amabebi ni nkayaye buriya kumba hano mu myidagaduro nabonye arimo abakobwa beza mwaye muri kumwe wowe nabo kw'izina ryawe ufite nk'umustar abahasi nta n'umwe nge ndashima kereka nimba ijisho ryawe ryabonye ari neza ariko nge wapi. Umusaza ati niba ijisho ryawe ryashimye. Yo bro ndashaka kubaza akantu gato turangiza ikiganiro ntago ari kukirangiza hano hari imyidagaduro myinshi turi gukomeza tugenda none nshaka kukubaza mama wawe ari indaya wabibona gute kari indaya kandi utaramubonye ku muhanda? Impamvu nuko yinjizaga abagabo batandukanye bavuga yuko ari toto nisaba papa kari toto ndenda ngeza ku bantu bagera nko muri 50 mbita toto kandi ari abagabo baje hehe mu rugo kwiterera umwana nyine. Yo noneho ndagira ngo ugenera abantu message bw'urubyiruko uko wababwira kuko ikiganiro cyacu bakita ubuzima sibyo ni ubuzima bwa buri munsi duhoramo cyangwa se ubuzima bwabaye gira ikintu ugenera abantu ubundi izo ndawa zibwira iki message watanga ni nk'iyi? So nakundi ikintu navuga mbwira n'urubyiruko rugenzi rwanjye ntago tugomba gufata ikintu ngo tucyakire nk'uko tukibonye tugomba ahubwo kwihangana tukiyakira uko bimeze nabo ntago twabarenganya ni life bisanzemo nk'uko nanjye navutse ku nda ikanjugunya ubu ndi njyenyine ndinze ngira 24 nta mubyeyi ndabona
ariko ni ukwihangana. Ubu ngubu ikintu ushimira ni uwafasha arantunga anyishyurira amashuri, mfite n'imyuga 3, ariko kubera yuko nta kintu nifitiye igiye kupfana pe nk'amakurutu kandi ndi neza mu mutwe. Yo kabisa umusaza, reka mbabwire CPN TV 150 buranira umuntu umutipe afite imyuga myinshi. Niba wabasha kumufasha cyangwa se wabasha kumutera inkunga ku myuga ye, ndagira ngo ubashe kumbwira imyuga ufite kugira ngo umuntu ukurikiranye CPN TV 150 abashe kumva nuwe mwuga wize kugira ngo nawe abashe kuba yagufasha. Mfite ubusuderi bita welding, nkagira ubwubatsi, hakazamo na electricity. Ebana yo munyarwanda kabisa, niba urufasha umutipe nkubwira ngo CPN TV 150, niba ushaka gufasha uyu mutipe jya wandike CPN TV 150 umufashe. Afite imyuga itandukanye, ubusuderi, ubufundi n'indi myuga myinshi. Mufashe kabisa ko ni umunyarwanda. Bajya bavuga ngo kwiteza imbere ni byiza. Ikiganiro cyacu ni gerejo heza kabisa, cyangwa se ibyakubayeho ejo ni ibihe kugira ngo bivuge. Ni umuhungu wanjye Baby Son.